Jewe aka kanya nka Diane ongereje uyegereze mikoro aka kanya nka Diane nyine icyambere mwamenya sinkundana na souvenir pe turabizi warabitubwiye nanabisubiramo ntabwo ari uko nirengagije ko wenda nzi amarangamutima y'umuntu ariko njye nawe ntabwo dukundana sibyo buriya nakozwe n'isoni cyajya nsanga hariya cyaje nabibonye hahandi nabuze n'icyo mvuga ndavuga mama ariko nizere ko njye wambabariye ko ntago njyewe naje nyine nk'umuntu uje kubarebaho muri ntago nari nzi ko Alexandre aribuze ko wajye nizere ko wambabariye pe nta ruhare oya ntabwo wivuga ngo wizere ko oya wivuga ngo nizere ko nakubabariye sibyo kuko ntago nzi ngo ninde wabwiye Alexandre ngo ndaha nawe sibyo kwimara pe uramuhungu mva nimba munasenga mumusengera mveho ndeke kubera ko mana ya niyo natandukana na Alexandre pe ntago namubwira ngo ndamukunda cyangwa nanone ntabwo birako nakamera zari zihari ubu bihagaze bitagati yawe nawe nyene hakoze ingumi n'imigeri koko oya ntago nkarwana Reka ntangire mbaye ikaze rero nkuko bisanzwe mu kiganiro cyacu ntangira mbwira buri wese dukurikirana we mufana wacu aho uri hose aho uherereye hose we mukunzi wacu dukurikirana 5 nkubwira ngo ndagushimira cyane kandi ukomereza aho ngaho imbere yacu hari umukobwa mwiza kuri kamera bamwita Diane mutuyemo muzi muramenyereye yambaye neza yambaye agapira keza n'agakora n'udukweto twiza n'isaha nziza cyane n'umukobwa usa neza mbere na mbere urasa neza cyane thank you ko wambaye neza Sadire roko zajya ukabya ariko reka wenda nibisanzwe ariko nyine urakeye urasa neza urasa n'umuntu umeze neza muri iyi minsi cyangwa se umuntu ufashwe neza muri iyi minsi ariko ibyo ntago turi bitindeho nagira ngo wenda mbanze nguhe ikaze tubone gukomeza ikiganiro ngo tuguhaye ikaze urakoze cyane umeze ute se ko mbona ukonje fine arasi shaura bisanzwe ukunda guseka cyane Diane kubera iki kubera ko nyine nasobanukiwe uwo ndi we barisobanukiwe imbere warindeze cyasi yimbizi ubu nibwo nzi ngo ndi mutoni Diane nyine nk'ibisanzwe wenda duherukana wenda duhereye wenda aho duherukana souvenir yagusohokanye umusore ugukunda agukunze nubwo bitaracamo neza shiri waza kuhagusanga ntabwo twamenye aho byarangiriye ntitwamenye uko nyuma byagenze duheruka bose warabirukanye ngo amafaranga urayishyura ntituzi uko byarangiye kuri ubu ngubu turagira ariko Sandrine nawe ntukajye wijijisha ntabwo uzi uko byarangiye koko nyine uko byarangiye nyuma none se twaratahanye ntabwo twatahanye ariko nahavuye facture nyishyuye ntabwo bizi se ntabwo wabonye ko nayishyuye ndi kukubaza nyuma uko byagenze hagati yawe nabo nimba mwarongeye kuganira okay hari abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe bibaje ati se Diane byahiriye gute nyamara irarenganye hari n'umufana wagukunda cyane wavuze ati Diane ndashaka kuzamufasha kuri ya facture yishyuye nkamusoza amafaranga yuko yishyuye mu bintu atarazi ndagira ngo tubwire hagati yawe na souvenir ndetse na shiri wawe Alexandre bihagaze bite kuri uyu munsi okay that's fine ndashimira mbere na mbere umufana wenda wifuje ko yamfasha gushyira facture gusa nagira ikibazo nta mpamvu bora ko n'umundi facture nahavuye nyishyuye pe sibyo ntabwo wasohoka mu kabari utishyuye facture kandi umuntu yagusohokanye gusa ikindi cya kabiri buriya abasore n'abantu bari complicated sibyo ni kimwe n'abakobwa twese ari abasore ari abakobwa twese urubyiruko dufite ukuntu dukomplice bitandukanye sibyo umwe wese atekereza ibye n'undi agatekereza ibye n'undi agatekereza ibye nta nubwo twatekereza kimwe pe hoya ariko gusa icyo nabasha kubabwira jewe aka kanya nka Diane ongereje uyegereze mikoro aka kanya nka Diane nyine icyambere mwamenya sinkundana na souvenir pe turabizi warabitubwiye nanabisubiramo ntabwo ari uko nirengagije ko wenda nzi amarangamutima y'umuntu ariko njye nawe ntabwo dukundana sibyo mfite umuntu ngewe nkunda nubwo wenda tutameranye neza ari byo tutarakemura urabona buriya Sandrine nubwo wenda tugoye gitumo pe ukaza gusanga tucyahana njye ntabwo nari mbizi sibyo ntabwo nari nzi ngo urasudusange njye umuntu yaramagara ambwira ati Diane wambabare pe yaramaze iminsi abinsaba we ntabwo wabyumva pe n'ubwa mbere njye natwe twicaye wenda tuvuga ngo tugiye gusangira n'iyo fanta cyangwa n'izo nzoga turi kumwe babiri sibyo
ngewe nagerageje kumukwepa nkamubwira ati reka nta mwanya mfite ikintu byose uko nari muburiye akanya wenda ko kuba twaganira njye nawe oya ariko ntabwo nari nkeneye ibintu byose ikibazo sibyo ariko abanyamakuru namwe muri yizi pe mwakica umuntu cyangwa mukamukiza mu gihe mubishatse sibyo mu by'ukuri yaramamagara ambwira ati dia wamba wari ukabyara njye nawe twahuye nko mu saa 10 yego we na souvenir urumva mu by'ukuri by'uriya mutipe avuga ngo iyi nkoko hoya pe arabeshya sibyo nta nkoko yigeza gutya none se ubundi nihe mpamvu ituma yihagarara akavuga ngo yagutse ikintu kandi atarakiguze simbizi kubera ko buriya umuntu wese aba afite ukuntu abayeho mu buzima kimwe sujya humva ukuntu abantu bavuga ngo ubuzima ni ikinege ya just ko ubuzima ari ikinege nyine nta muntu ubaho kimwe n'undi umuntu wese abaho ubuzima bwe ashobora kubivuga wende kugira ngo abantu bamugirire impuhwe bumve ko yarenganye cyangwa yababaye sibyo ako ngiye kugira ngo ngende mbeshye umutipe nk'uriya w'umusore umwana w'urubyiruko urimo kubyiruka sibyo beshye ngo ndamukunda kandi ntamukunda afazani namubwiza ukuri nkamubwira singukunda icara ubizi cyangwa unabimenye ya mfite uwo nkunda mu mutima wanjye ni nabyo cyagenda akubwiraga ati ibintu mukora ntago muba mubizi sibyo nk'ubu ushobora kuza nkaganira nawe kuri TV yanyu ariko Alexandre yagenda akareba akaba Diane yakoze ikiganiro rya ko tabimbwiye gutya na gutya sibyo bikanamubaza agatekereza n'ibindi reba nka kuri hakuno wenda mwatugoye gitumo sibyo nawe ishyira mu mwanya we ese uje ugasanga umukunzi wawe ari kumwe n'undi muntu basohokanye utekereza kandi ubizi neza ko uwo muntu amukunda noneho ku rushyi yagukubiswa hari aho yagukubise urushyi nanjye mbona rwose arakubabaje nta kibazo wigize ubigira wumva ngo bikwiriye nyine ntabwo wigize umurenganyiriza uburyo yagufashe nyine uriya munsi yaho ntabwo namurenganyije kubera ko ibyo yakoze pe byari bikwiye sibyo ubwo abantu benshi muri comment bavuze ngo Diane ni ikigoryi se kubera icyo akundana n'umuhungu umukubita ya nibyo byarambabaje pe nanjye ndi umuntu ndanatekereza nkeneye n'ejo hazaza heza ntabwo nyine wenda kuguma mu bihe gutya ngenda nzunguruka ariko reka nkubwire buriya Sandrine ibyo pe kuba ufite umutipe mukundana mwebwe nawe mubizi ko mukundana na famiye zibizi sibyo uriya mutipe yanjyanye iwabo anyereka famiye inde Alexandre yakujyanye iwabo yego anyereka bashiki babanyereka bene wabo bose sibyo baranzi ni hantu najya singira ikibazo cyo kuvuga ngo nago banzi kuko baranzi kandi bamuna agaciro bakananyubaha sibyo ubwo rero kuvuga ngo ngewe afatiye wenda ahantu runaka sibyo asanze ndi kumwe n'undi muntu ese wowe uri we watekereza iki ndamwumva cyane pe nayo mpamvu wenda nakicara n'imbere y'itangazamakuru cyangwa imbere y'abantu nyamwinshi nkamubwira ngo mbabarira nkabisaba nkasaba imbabazi mbikuye ku mutima sibyo uravuze hari akantu uvuze wenda nguce mu ijambo mu gatoya uravuze ngo yakujyanye iwabo akwereka famiye urumva ko mwarakundanye bigira ku rwego rwo kugira ngo akujyane muri famiye ye haba hari gahunda cyangwa igitekerezo cyo kugira ngo cyo kuba mwabana cyo kuba yaba umugabo wawe byiteka ihari cyangwa yakujyanye biri aho ngaho kuko kugeza aho umuntu akujyana kwerekana urumva ko hari ahandi biba bigize nyine yakujyanye mu buhe buryo kugira ngo ajye kwereka famiye ikintu cyo nabasha kukubwira cyangwa nabwira abanyarwanda cyangwa abantu bari hanze bose bakurikira Kigali 250 ni kimwe pe uriya n'umugabo ngiye nkunda mu buzima bwanjye kandi nkunda cyane sibyo nubwo ari umuntu najya imbere y'imbaga y'abantu ngo nihakana kubera ko mufiteho gahunda ugiye kumukuramo akazi se mufite gahunda ku musore mukundana mufiteho gahunda uzise burangewe uzi ikintu ntekereza mu mutwe wanjye ntekereza ko nta musore ushobora kukujyana iwabo atagufiteho gahunda yo kugushyira mu rugo ngo utuze umugore we wenda babasore bose wirukagamo bamwe bakubeshyaga cyangwa bamwe bagucishaga hirya no hino bose batarangira sibyo ya niyo mpamvu kubera ngo mufiteho gahunda kuko buriya ngiye unkubitiyeho no kwitangazamakuru nka kwihorera cyangwa nkagira gute na gute urumva ariko ndamukunda cyane pe n'ubu ngubu n'iyi munsi n'iyi saha ndacyamusaba imbabazi hagiwe nkamubwira shira imbabarira ndakwinginze mbabarira urumva kubera ko mukunda ntabwo najya gusaba imbabazi umuntu ngewe nakunda oya ntabwo byakunda nta nubwo byashoboka sibyo ariko bivuze ko ngewe uramutse njyanye ukanyereka papa wawe ukamubwira uyu ni umuntu
duteretana dukundana tumeranye gutya na gutya icyizere 100% mba gifite ko wenda ejo hazaza tuhafitanye cyane ko twapangaga n'imishinga myinshi irenze uko abandi bantu babitekereza sibyo ntabwo dukize nta n'ikintu dufite pe cyadanje kirenze oya ariko ikintu cyadanje dufite kirenze ni ubuzima kubera ko nizera ko nyine ubuzima aricyo kintu kiruta ibindi byose dufite ubuzima dufitanye njye nawe amfite mufite ariko hari ijambo bivuze ngo mufiteho gahunda mufite gahunda nibundi niwe wakakugizeho gahunda none we mukobwa ufite gahunda kuri sheri wawe mufiteho gahunda kirero ni gahunda ni ukugira ngo nyine tumenye neza impamvu iyo gahunda ni gahunda nziza ni gahunda nziza kubera ko njye nawe twarabiganiriyeho ndaramubwira ngo nanjye ndashaka kujya kwereka famiye yanjye iwacu nkuko nawe ushaka kujya kunyereka iwanyu sibyo ntabwo yambereye umwana mubi cyangwa ngo anyiryeho cyangwa agire gutya ku bijyanye rero nawe yarabyemeye arambwira sheri nta kibazo ariko warabibonye ukuntu Savanire ngiye yaranumiye arambwira ati Diane mbabara ndakwinginze uze duhure ntabwo tuganira iminota myinshi urahita wigendera pe twaragiye turahura nyine turaganira sinzi uwamubwiye nimba ari mwebwe mwabimubwiye nimba ari Savanire wenda wamubwiye urabizi ukuntu abantu bapingana bagira ukuntu nyine wenda bashotorana sibyo ntabwo mbizi nubwo mbyitayeho ngewe iyo nzi ko ndi mu ikosa nsaba imbabazi pe nkaca bugufi nkaba nashyira amavi yanjye hasi nkavuga ati mbabarira kuko mba nzi ko ndi mu ikosa kuko ariko nanone iyo nzi ko ndi mukuri nyine nemera ukuri kwanjye sibyo ariko ngiye kuba nahura na Savanire pe mwaje mudutunguye mani numvaga na ziriya kamera zanyu nazimenagura wenda mukabifata nkaho nasinze ariko nkazimenagura byatari sibyo ariko nanone narihanganye ndatuza ndavuga ni kubw'icyubahiro cyane basi reka niyo bibahaye abantu bose batabona ko wenda nasinze batanavuga ngo nasinze ibiki sibyo abantu bavuga amagambo menshi atandukanye amagambo menshi arengera amagambo atuma umuntu wenda asenyuka ariko ikintu cya mbere nabasha kukubwira Alexandre n'umugabo nkunda kandi nkunda cyane hari ikintu wenda wakoze abakobwa bose batajya bapfa gukora kujya ku itangazamakuru ukavuga ko ukunda umusore ukagaragariza itangazamakuru ryose ko ukunda umuhungu ikindi cyongeye akagufatana n'undi musore akagukubita ukabyihanganira uwo musore akaba yarakujyanye iwabo ukabuzi bashikiwe ukabuzi iwabo famiye yikuze ntabwo ujya ugira ikibazo ukavuga ati wenda uyu musore tunatandukanye ko ntabwo mubana ntimuri abana oya ntabwo tubana dutandukanye wenda nabura uburyo nyine wenda mbona undi musore sinabona undi nereta bitewe n'ukuntu watangaje yuko mukundana cyane kandi ko mukunda utanamurega ntabwo ujya wibaza ukavuga ati si uyu musore aramutse dutandukanye cyangwa tugashwana ntabwo wakicuza ibintu byose byabaye cyangwa se ibintu wakoze kubera we oya ntabwo nabyicuza uzi impamvu se nabyicuza impamvu ntabyicuza ni ukubera ko mukunda byanyabyo kandi bikuye ku mutima kandi mukunda nta yindi mpamvu mukundi simukunda ko ari umusore mwiza simukunda ko afite amafaranga arusha y'abandi sibyo simukunda ko mani mfite nanjye banyirukaho wenda batanabigaragaza ku itangazamakuru sibyo banansariye nanabibona ndi umuntu kandi bafite n'ubwo bushobozi burenze ubwe ariko wenda njya nkunda gukora ikiganiro kuri yawe TV bakambaza ibintu byinshi ariko ngiye ngiye gukunda umuntu ntabwo ngendera ngo ninde nuwa hehe ngo aturuka mpfa kuba numva umutima wanjye umwiyumva musibyo ako none hari igihura n'umuntu kumva ntago bisanzwe kumva hari igihindutse ukumva nyine mu buzima umubuzi pe wanapfa nirihe tandukaniro wabonye mu basore mwakundanye na Alexandre muri kumwe ubongo kuko nyine kumukundura mukunda binakabije nyine ni cyo kintu ubona afite ku buryo kikukurura muri ubwo buryo kumvura mukunda kuri urwo rwego niki nyine nta kintu cyadanje kirenze pe sibyo ako ngiye ndamukunda birenze ko we abitekereza cyangwa uko abyumva nyine niki nakaye kantu wenda ajye gukorera ukavuga ati uyu musore kuko arankunda nyine nkubwire sibyo umva umukunze reka nkubwire ikintu cya mbere nakubwire sibyo ni umugabo nyitaho uzi impamvu anyitaho nk'akazi wenda nkora gashobora kuba kagize saa 4 z'ijoro ariko nshobora kumubwira bwa sheri ndi mu kazi ndatinda gutaha
sinkubeshye ashobora no kuza aho nkorera pe wenda zibura nk'iminota nka 15 akanegeza nk'iminota 30 akanyura akamenya ngo nageze mu rugo ndi safe sibyo mbese muri make akanyitaho nkamenya ko anyitayeho pe nta bundi buryarya nta mani buriya nakozwe n'isoni cyajya nsanga hariya cyajya nabibonye handi nabuze nicyo mvuga ndavuga mama ariko nizere ko njye wambabariye ko ntago ngiyewe naje nyine nk'umuntu uje kubarebaho muri ntago nari nzi ko Alexandre aribuze kwaje nizere ko wambabariye pe nta ruhare oya nago wivuga ngo wizere ko nakuoya wivuga ngo nizere ko nakubabariye sibyo kuko nago nzi ngo ninde wabwiye Alexandre ngo ndaha nawe sibyo uko ngiye souvenir nagereje kumuhakanya ndamukatire kereka nango naboneka nanubwo nabona n'umwanya arambwira ati mbabarira ndakwinginze basi ndagusanga iwawe aho tu ndamuga okay nimbo wazi gikonduza sibyo souvenir ubwe yaraje ariko reka nkubwire biragoranye kubona umutipu gukunda nka Alexandre ngewe n'umbuni wambaza ngo umukundira iki ntago nakikubwira ko ntacyo nzi gusa numva mukunda kandi mukunda cyane umukunda gusa tu nta kindi nta mpamvu nimwe ngira kumukundana n'impamvu nimwe wambaza ngo ase umukundira iki ese imico ye aho ya niyo wamuvuga ibi bimba numva nyine nibye nyine wumva nyine biraho ngaho ni ibyacu tuzabikora share nge nawe kubera ko naramwakiriye yaba ari mu maraso mu mubiri muri buri kimwe mba numva nyine naramwakiriye muri nge wumva ari nk'ikihe kintu yagukorera ukaba wamwanga cyangwa se ukaba watandukana nawe nk'ikosa wumva yakora ryatuma umwanga cyangwa umureka ni nk'iri uzi ikintu gitangaje se muri ibyo bintu mbajije ntabwo nagusubiza iki kibazo kuko nanjye ntabwo ngiye nakibona solution wumva nta kibi yakora ku buryo wamureka shabapi urwo rukundo rwa rukabije niwe wenyine waba urusigaranye umusore wese mukundana cyangwa umukobwa uvuga ati wapi abatipe benshi twakundanye mbona agiye mbatera n'indobo benshi oya nukuri ni impamvu yise ufata Alexandre ukamubindikira nk'amagi ntabwo ari ukumubindikira nk'amagi ahubwo Alexandre yaje ari umuntu utangaje mu buzima bwawe yaje utandukanye n'abandi bose mwahuye uziko abantu benshi nyine nabateraga indobo pe nkumva nta n'ikintu binantwaye ukumva nta n'ikintu binakubwiye ukumva ni umunyenga nkabyuka ngira n'ubu uracyabikora souvenir uri kumutera indobo n'ubu uracyabikora ni ukuri kw'Imana pe uriya muhungu mva nimba munasenga mumusengera mveho ndeke kubera ko Mana niyo natandukana na Alexandre pe sinkubeshye ntabwo namubwira ngo ndamukunda ariko souvenir si umusore mu bisinzi ntabwo ari mubiri ko ntabwo wamukunda ariko nawe uri kubabaza umutima urabizi ko uri kubikora ndabizi cyane ariko naramuhakaniye Alexandre bajya bavuga ngo kuri kuce muziko ntabwo gushya pe sibyo abantu bazanyangira ngo nanga souvenir ngo ngakunda Alexandre shaburi aranambabaza sinkubeshye ni nk'ibihe bintu gukorera ukumva birakubabaje mu mubano tuntu twinshi ajya nkorera tukambabaza ariko kumureka byaranze gira nka bibiri byonyine ajya gukorera nk'umuntu mukundana pe reka nkubwire sibyo kumva ikintu kirakubabaje Alexandre ikintu cya mbere wabanza kumumenya arakazwa n'ubusa oya yewe umva arakazwa n'ubusa handi wowe ushaka umusore arakazwa n'ubusa ubwo kandi wasanga narira oya tuzana bibona ubivuga oya ibyo bintu muzana bikuremo ahubwo muzajya aploading yahita nyica shani ni ukuri kumana hata ntabwo ujya urira ndabizi abanyamakuru babo bakunda guteranya oya ntabwo arira ariko ikintu cya mbere cyo mu nzu yo pe aramfuhira cyane kandi arakazwa n'ubusa sibyo ariko byo birumvikana umuntu wese ukunda uramufuhira nyuma ya kiriya gihe rero yari rajoro agusanga nyuma yakubwiye iki nyine urumva ko hagati nawe n'ubu ndamuhamagara telefone yanjye yarayifashe ntabwo si ntabwo mwongeye twaje kuganira turicara turaganira njye nawe pe akusha ikintu nakubwira cya Alexandre ari complicated umva noneho nk'umuntu nkanjye wigirira akajinya hano ku kazuru ugira gutya kagahita gasohoka kose byagenze bite rero nyuma mu gihe muri kuganira cyangwa se muri kubiganiraho waramusobanuriye arabyumva cyangwa nanone ntabwo birako nta kamera zari zihari ubu bihagaze bite hagati yawe nawe nyine hakoze ingumi n'imigeri koko ntabwo mwarwana
ubu se muracyari kumwe cyangwa ntago mara kubiganiraho? simbizi gusa njye nawe twaraganiriye twariyunze pe ntaramusobanurira mu gasheri ni ukuri kw'Imana ntago nta kintu na kimwe mpanga na souvenir wenda sinzi nawe uko yabonye ikiganiro wenda ibyo twavuze mbere yuko nkubita iki cyangwa mbere yuko ahagera ariko nawe arabizi ko mukunda kandi mukunda cyane nayo mpamvu inshuro nyinshi buriya reka nkubwire pe ushaka guca umuhungu inyuma mukundana ntabwo wabwira undi muhungu ngo aze muhurire muri karitsiye kandi ubizi ko uwo muntu muteretana atuye muri iyo karitsiye sibyo urabizi nk'abakobwa pe wanamubwira uti oke ntuye Gikondo duhurire hera Kimisagara sibyo yego kugira ngo wirinde ko wenda umutipe azaza akakubona kuba burya umuntu uvuye Gikondo akajya Kimisagara ashobora kumuha kwishera ngiye mu kazi ariko wenda afite indi gahunda sibyo cyane ko njye nawe ntabwo tuba tubana nubwo abamenya ngo gahunda zanjye zifashe gute zimeze gute sibyo ariko Sandrine ndabikubwiza ukuri bana Nyagasani kwiyunga nawe byarangoye birumvikana kuko nawe yararakaye kandi byaragusanzemo nawe byaramababaje kandi koko pe ndanamwumva njye niyo mpamvu nakomeje ngahatiriza nkavuga ati sheri mbabarira ziba mbabarira ariko uko biri kose nanjye ari njye byambaho kandi byambabaza hari kiriya gihe wagize umujinya ukubita souvenir urushyirwa hano mu bitugu waramubabaje oya naramukubise ku itama nari mbabaye hano numvaga nanamushwanyaguza sineko nawe urakara nabigiya wararakaye nyine nibyo nakubwiraga ngo akajinya kaje kaba hangaha kuzuba wowe n'umugabo rero mwese buri kimwe nasanze mwese murakara nabi umugabo araje amennye undi mwana inzoga araje amennye amacupa amaje kumutera icupa akiragiye nk'ivide rimucika kari mutera koko twari Sandrine nari mbabaye ariko uzi urukundo rwa nyarwo wenda simbizi nimba rurwanya rwo simbizi nimba rw'ibinyoma pe icyo nzi nuko ndi mu rukundo wenda nimba ndi impumyi nkuko abantu bajya mu rukundo ni impumyi simbizi pe buri muntu akunda afite impamvu ari gukunda umuntu nawe ubwo mu by'urimo nyine ufite impamvu kandi nyine nina nziza uko biri kose kuko kugira ngo n'umuntu ugukunda byanya yewe noneho birarenze ukuntu mukunda birarenze biteye ubwoba mbese ibyanjye nawe bimeze nk'ibya souvenir nanjye souvenir arankunda simukunda sibyo mani biteye iseseme hari niko nabivuga ibiki biteye iseseme uby'urukundo rwacu first of all souvenir arankunda cyane sibyo ese ntago nanjye nkunda Alexandre cyane urumva nta mbese ni urukundo ruri triangle nta nahantu bizanahurira ahubwo Mana Nyagasani souvenir nigerageza kumuha niyo mumagaye gutyo bisanzwe wa musore wambabare ko ukamamaho ko ntuje nimereye neza n'umugabo wanjye rwose kusetze umugabo wawe gutera isoni bazane indobo burundu wabusebye naba nkoteye kuko nuko igiye gukotora bitanakina shiri wawe cyangwa se Alexandre ntago ajya gufuhira souvenir cyane adafuha kumwe gutya cyangwa se souvenir akamubona ntago bimutera ikibazo akafuha cyangwa akaba ntago aramubona live hari ariko bigeze guhura live da barahuye ariko nabyo byabe oya bigeze no kongera guhura bitari kuri kamera genda bihande bahuriye hese noya niba byagenze bite ngombwira mu ncamake barahuye ariko barahuye pe ninde bahamagaye undi ya souvenir yashakaga tuganire nawe magarisha ndamugati sheri souvenir yashaka duhure kugira ngo atakugwa gitunga okay ariko n'imbere ya kira kiganiro arambwira okay ntaribi ngaho muhure souvenir ndamutumira iwanjye ndavuga nta kibazo uze kuza ndebe na sheri aba yahageze ariko usibye ko souvenir yahatanze sheri byagenze bite wari uhari ntabwo bari kurwana bwo wari kubakiza none se byagenze reka nanakirukira rusinkubeke ikiganiro cyagenze neza muraganira twaraganiriye wanadukina ikarita harashya koko ubwo nyine mwaraganiriye bariyunga bose ariko natangajwe no kujya kubona ikiganiro ngo bakoze bari kurwana asaba abahungu koko ko naninzi ko nabunze byagenze gute koko souvenir ndavuga ati singukunda pero bizi mfite umuntu nkunda kubera icyo ushaka kumva ko nge nawe twaganira ku muntu ibintu bitandukanye arambwira ati Diane ndavuga ati hoya ntago byakunda
rwose mbabarira. ariko wenda reka nkwifunguye Felista cyangwa se mwifuriza amahirwe mu rukundo rwawe ndetse na Alexandre, ko nizere ko hari ikintu muzaduteganyiriza muri iyi minsi, kuko ijambo ryiza numvise no kuwavu ako kantu kazaba ryari reka kubaze nubwo atari we nakabibajije. Tubwire ijambo uvuze ritumye mbyizera nuko wavuze ngo yakujyanye muri famiye ye. Urumva umuntu yakujyanye muri famiye ye, mama we akaba amuzi na papa na bashiki bakamukaba muziranye, urumva ko ari gahunda. Nta kuntu usajya kuganiriza kubwira ati sheri bimeze gutya nawe gutya. Tubwire ariko cyo dushaka n'intwerera mba nyine mba numva nanifite n'ubwoba mayi niryari gusa nyine niryari tuzabona yawe nko mu mezi nivuba noneho bitarenza mu mwaka wowe uzabambaye impeta ngo iki ntago mbizi sheri umeze ute. Reka dutegereze uwo munsi kuzagira, ariko uko biri kose reka twifurize amahirwe. Reka tunakubwire tuti Felicitation, burya kugira umuntu mukundana nta mahirwe kandi muhuza uko biri kose bigiye byara umusaruro cyangwa se bikananga. Ikintu nibagiye kubwira rero kuri wowe, kuba wambaye neza byo yavuze, ariko ntabwo nakubwiye ko wambaye isaha nziza. Iyo saha ko ari nziza Diane. Thank you. Ni bisanzwe. Iyo saha se bimeze biti byayo. Ariko imwe ya mbere byagenze biti. Ndacyayifite Rolex, ndacyayifite. Ya yindi souvenir yaguhaye niyo ndi kuvuga. Sha nyine nkubwije ukuri. Byagenze biti by'isa kuko wayambaye rimwe ntiwongera kuyambara, byagenze biti. Ira sa souvenir yamaye nubwo yababikigwa gusa amafaranga menshi cyane arenze ya danje. Ira sa souvenir wenda ambabarire cyangwa n'abantu bose bamukunda n'abafana be bambabarire pe. Yasayaniranye na Alexandre. Uko ayibonye buri munsi daye akita yibuka ikintu cy'umuntu udakunda gute. Ni just friend wanjye. Shira kahita ambwira ati sa mba mbibona. Ngo tukamara nk'iminsi 2 cyangwa 3 tukavuganye. Nyine gase. Yagira n'ubwoba nkavuga umugabo ituna abana. Wenda bibaye ngombwa ko twabana nge nawe. Abaturanyi buriya banye najya mbavugisha. Nimba ndajya nekereza ngo n'urukundo niki. Mani ari igihe umuntu wenda agukunda ukabona narengera pe. Arenga limite sawe yakabayegera. Sandri sinkubeshye. Iriya sana ntabwo nzongera kuyambara. Uyambaye rimwe ntago bivuze ngo rero narayibitse sibyo ahantu iri safe pe irabitse. Ariko kuzayibona hano ku kaboko kanjye reka ushobora kuyambara ugiye handi hantu. Ntabwo nkeneye ikintu kizaneranya n'umugabo wanjye pe. Nako na sheri wanjye da. Isaha wahawe wahise uyibika ntabwo uzongera kuyambara. Oya ntabwo nayambara. Wihangana urumva ko impano yawe waguze amafaranga yawe atari makeya. Oya mbabarire yihangane nk'agaciro. Niko twabye. Sugutesha agaciro cyangwa iki. Iyo ukeneye amahoro, iyo ukeneye gutanga amahoro urabanza ukayiha muri wo. Udafite amahoro nagwa yaha abandi sibyo. Narayifashe ingenda yibika. Ntabwo nayimenye, ntabwo nayijugunye, nta n'ikintu nayikoresheje. Ariko narayibitse ndavuga okay. Ni impano umuntu yampaye kandi ayimaye guza amafaranga ye, ayima bikwe no ku mutima ye nabitekereje. Ariko iriya saha nawe nagumiza kuyambara reka ntabwo bibaho. Ukeneye amahoro urabanza ukayiha. Uyu munsi rero ugaragaye wambaye indi saha. Iyo saha yo ifite rubanza ki? Ko biri kose wakuyeho imwe ariko Sandra wajyumba barakuka amahoro. Narayiguze. Oya ndetse maze mbwira impamvu. Iyo wahawe warayibitse. None niba wambaye indi kubi kose nayo ifite uburyo yajemo. Igose. Iyo wambaye yo rero nibwo. Nubwa mbere bibonye kuri kamera. Cameraman ayizooming. Ariko ni nziza mbwira rero urubanza rw'iyo isaha yo yaturutse rero naye shaka kuba cameraman wambabariye ukayizoominga ino saha koko. Ugiye kuyimurika. Yigosha ariko urabizi ko natidiye. Isoko ryo kwamamaza. Akaboko ntago uri kukamanura. Ndabizi ko mfite isoko ryo kwamamaza. Kwamamaza iki se kandi Diane? Yampaye. Kwamamaza iki se kandi? Imyenda y'abageni ibintu byinshi bitandukanye. Kuba utabitubwiye subukweri. Kuba utabivuze kugira ngo ntakenera contract ariko akazi naragatangiye kabisa. Tubwire rero wamamariza hehe ukoreye. Hari muri Nyarugenge. Wenda sinshaka kuvuga cyane n'ubushaka. Kubera iki se kandi? Uzazenguye ikiganiro mpari wenda nyine hari ukuntu uvuga ikintu nk'iki ngiki abana kugira ngo nugutwika sibyo.
habya bindi byabo bihaye sibyo utwite kuri mu kazi oya ndi mu kazi pe wamamaza imyenda y'abageni nasuhuza boss wanjye Diodone ay boss watangiye ku kazi rya rero ugatangiye bishize ntabwo ndatangira ese kubyereka itangazamakuru cyane ni imyenda bwoko ki ni y'abageni gusa ya imyenda y'abageni umuntu wakeneye imyenda y'abageni imikenyero amakanzu ibikoresho byo mu bageni by'abageni wenda n'umusura muzabasha kuhamenya mumenye n'ahari vuba ahangaha nzabamenyesha kubera amasezerano bivuze ngo buri gukora ariko ntabwo muragirana amasezerano ya turi gukorana ariko ntabwo ndasinya ariko nuko twari dutegereje noteri ko adusinyira nyine urabizi ntabwo wakamamariza umuntu mutarasinya gusa nzababwira wenda nsinyiye contract muhari ya urumva rero kurimo kugenda utera imbere ukamubwire ngo kuraje mu kazi kawe ka buri munsi uko biri kose gusa iyi saha impamvu nayambaye ifite impamvu isaha tubwira impamvu nyine niyo nashaka ubundi kare kose tubwira impamvu wambaye iyo saha niba wenda warabonyeje bigaragara iyo saha ni iy'abahungu ntabwo ari iy'abakobwa Igo nyine nabitinzeho buriya ntabwo ari impamvu iyo saha ni iy'abagabo cyangwa ni iy'abasore ni iy'abagabo bisobanura ugiye kubimbwira iyi saha ni iya Alexandre namubwiye ati shira imbabarira umerekezo wakabyara njye gukora ikiganiro arambwira ati oya namugashye ubwo shira wambabare koko aramberekeza agushukisha isaha subwo isaha ntabwo yacude Sandrine ukazajya wijisha sari hano se nuri kumureba namubwiye ati shira basi mu isaha abantu bamenye ko wende twasubira do yanze kujya kuri kamera uyu munsi ngo reka ngo ntabwo ngende bujye kuri kamera ngo ndayikatiye gusa niye nyine ni impano oya yanije isaha iri mu cyimbo cye baguhaye isaha yanga kuyambara none yagutije kwezi yanije kugira ngo nanjye nyine ako kantu ko gutiza umugore nanjye namurushije ubwenge ntabwo uyikuramo oya ndayikuramo nyimusubize ariko kuri kamera ndagira ngo nyine nerekane ko njye nawe nubwo wenda atiyemeye kwicara imbere yanjye hafi yanjye simbizi wenda plan tu ariko ndagira ngo nerekane ko wenda nimba barabonye cya kiganiro bazabumenya isaha yari yambaye reka wenda ngushimire twari twifuje kuganira kugira ngo tumenye nyuma kiragiye byagenze bite habaye iki se mwariyunze ariko tumenye neza ko byakemutse biri gukemukamo gake gake ariko reka nkwifuriza amahirwe reka wenda turi gusoza ikiganiro nkureka wigira muri gahunda zawe cyangwa ujye kureba umukunzi wawe gira ikintu ubwira Alexandre nka sheri gira akajambo kamwe konyine umubwira je t'aime kuri kwirya se igo nyine wowe kwirya byubaho je t'aime chérie tamenera mikrofone bikorera nanje butsuri kumva nasaraye sikuri kubivuga ngahita mbibona mu maso ubwo sha nyine ngagira ijambo ndabona yabyumvise ko rekera mu kanya utarira ngo gira ikintu ubwira abafana bawe n'abakukurikirana n'abakunzi bawe muri rusange dusohosigane ikintu cyose kimwe nababwira nimba ubizi ko nkunda nanjye ndagukunda nimba ubizi ko unyanga nanjye ndakwanga nta kindi nababwira yego ariko njye ntabwo nkunda kwanga abantu kuko banyanga oya cyane ko nubwo waba muri ino si ukundwa na buri muntu wese gusa ndashimira umuntu wese unkunda urakoze cyane reka nkubwire ngo felicitation kandi iyo gahunda ya gutya nizere ko izakemuka gutya se sha reka nkubwire ngo twifurije uzabyaza Alexandre nawe tuzamushaka undi munsi tumubaza uko abyuma ko ndashaka gushyigikira nyine icyo gikorwa cyanyu n'igikorwa cya kigabo ni igikorwa cyiza ariko wenda uko biri kose bizagenda neza reka ngushimire cyane ko wemeye kuduha umwanya wawe nshimira buri wese umukunzi wa Kigali 250 umukunzi wacu w'amufana aho uherereye hose wowe wakoze subscribe nawe utayikora mbwira ngo kora subscribe share na comment nyinshi ariko mbabwira nti umuntu uzi ko wanga umuntu cyangwa se udakunda umuntu wikandi kumutuka wikandi kutukana niba mwange mutima wabigumana ariko kwandika ijambo nkariri gutukana nawe rero ryakubabaza ariko ndi kubwira no muri rusange abantu bandika ama comment bari gutukana naga ari byiza burya uko biri kose ikintu umva ko cyakubabaza n'undi cyamubabaza reka wenda mbabwire nti uko biri kose namwe muri abantu bakuze muzagira mwisubiraho gikambabwire ngo ikiganiro kugaruka ciao